Rukara comedy. Hello guys, nisere kumumeze neza kwasa noneho kambanze mfate n'imyuka kugira ngo noneho ibintu tubikore ruzungu byose abane make zasana no kugira ngo ibintu byose ngenze impaka noneho ibintu tubikore ruzungu in story line. Raje maranye soreza kwabwira nagara amafaranga ayivavasha umuntu ubunye kubera ko nari nababwira story. Akimana shimwe kuba noneho ndangije kurya nizere ko umeze neza noneho ngiye guca impaka ku bintu bigiye bitandukanye biri ahangaha hanze. Iyo tuvuze kuri ingingo noneho tugiye kuvugaho je namwe tugiye kuja tugambana ku tuntu ariko ntabwo ari ukugambanira igihugu ahubwo ni ukugamba tuvuga nyine ku majambo ku magambo agiye atandukanye y'abastari nyine agiye atandukanye. Je bundi hari ahantu nagiye mu mujyi bagije noneho mpura n'abagabo babiri. Abagabo babiri rero umwe aravuga ati yabajije ndatise isuvuye aravuga ati rero hamvuye hanze ati suru wahe uru mucyo ati ngende umunyarwanda. Navuze ati ndi umunyarwanda ati ngende umunyarwanda. Akaba babiri si umwe ni umunyarwanda undi ni umunyarwanda nibyo nibi ndabegera aravuga ati rero naje reka tubigenze gutya mfite igiceri cyase inoti ya senkani mu mufuka. Aravuga ati rero je gushyiraho bet tubikore gutya ruzungu ibyo wavuze nubyandika ayanjire yatwara. Umugabo ati ya baba ngiyewe ikirenze nibyo noneho ngiyewe ndi deregiteri undi ati ngiyewe noneho ndi professeur ati si ubundi nabuzwa n'iki kwandika ikinyarwanda ati cyamaye nka data ati ahubwo yawe yahonda nuko tugeze gutya basi nzana agapapuro arandika amaze kwandika yandika ikinyarwanda undi yandika ikinyarwanda navuga ati ngo soma ati ni ikinyarwanda ndati ni ikinyarwanda yamaye basa ngo twakijijwe n'iki irondo ryoyine ryo ryadukirije basi banda yakemuye. Ariko none dore ikintu ngewe nje guca n'iki ngiki kiravuga ngo iki niba dukora comedy ugasanga comedy uhereye ku munota wa mbere wa kabiri wa gatatu ntago guseka kandi ubwo ubundi tuvuze comedy n'urwenya n'uguseka tugashwanyuka niba nashina ugasura n'agakambije ngewe sigereyamo ugasura n'agakambije ugasanga nyine umusore narukambije kubera nyine umujinya mwana ngavuga ati reka noneho ngene nirebera urwenya nisekere stress nzigabanye. Ugasanga habe no kuzi aho kugira ngo nisekere ugasanga naronga umwana ugasanga narakaye ubwo se byo iyi noneho ni story Tere story twisekere live usawugezwe nanjye Shamflex igaca kuri Rukara comedy. Urumva noneho ugiye kugenza mbatere story zishakeje byadanje urabibona giyeho mu guseka nzageze yaba kubabyinira none tuzatuza tuvuge ku ngingo igatari igikaju bitumara kuvuga ku ngingo tuyisesengura tuvuge dutere story bitumara gutera story ibintu byose bikurikira gatandukanye. No reka kandi kantu ngiye gutyo zira miti zose ziciyeho ngewe ndabisetuye kuvuga ngo mukurikiranye gatanu kuri gatanu no ndabisetuye zira miti zose zashize nubwo mwarabivuze mwaramye ahubwo none ngiye tugiye kujya munkurikirana 100%. Tekereza no gukurikira umuntu gatanu kuri gatanu wazageza ijana ryarisa kwasa 100%. None ku umuntu nkurikiye ni kwasa 100%. Niba ugije 100 rero kuvuga ngo ako mwana arakandi ka story ngiye kubabwira cyera twigira munsi y'ibiti ari ukuntu tuciye tubwiraga ngo yaratubwiye ngo buri muntu afata agace k'akaboroke arabaza gute abakobwa ati se twe turafata iki no icyo gihe twigiraga noneho munsi y'ibiti byavoka nyine murabiza abantu bakera nyine ahantu twigiraga mu munsi y'ibiti byavoka noneho njewe kubera ko primaire yigaga mu giti cy'umuwembe noneho segonderi ikiga mu giti cy'inoza cy'ipapayi noneho kaminuza yikiga mu giti cy'avoka. Ngere nigaga muri kaminuza niga mu giti cy'avoka noneho tukajya tugenda iki yakigisha nanjye ngasoroma avoka nkayisha mu cyari cy'inyoni. Rimwe noneho naragize gutya maze kurya akabuto karancika duce ari kurira gutya nk'agakenda zamuka agiye nyine kutwigisha
kuri bizi twigiraga munsi y'ibiti by'avoka murabizi abantu ba kera twebwe twahuye kera murabizi sibyo iba kimukubise ku gahumeka basa ngo yankoreye yankubise ibiti ikintu cyo no buzima nazibagirwa ku ishuri yaradukubise akabantu twize kera se mubize se noneho rero tukiri kuri yangenga ariko atari igikajo ndimo mbabwira ko tuzajya tugenda Tere story live Tere story twisekere ikindi kiganiro cyitwa Tere story twisekere live muzajya mugezwa nanjye Jean Felix iyo wana amagambo y'umuti nayo urumva gusetsa urwenya ruri mu maraso nta handi dukura sibyo ugasanga umuntu urajya hariya gaseka ngo bagatera story bagasetsa ariko bamutomera kiganiro live hasi ugasanga umuntu wagira ngo yanyagiye wagira ngo yakubiswe gusiba byagenze gute aragenda akamudita ibintu ariko bamushyira hariya wapi noneho njyewe nje guca impaka vuge kuri comedy nyarwanda uyu munsi noneho tugiye guhera byaganje sibyo se ese niba comedy ubundi iri biri hagati y'iminota 10 na 15 ugera kuri 20 kumanura wende ho ngo twasapoza yuko ari comedy ariko irengeje iminota 20 sipari n'amakinamico arenge atari muri ya minota mwana kandi ari amasizoni none ureba comedy umunota wa mbere wa kabiri wa gatatu wa kane nta guseka kandi wabishaka iki guseka ubwo se uzareba comedy uko warize wategereje iminota 20 niga je none ukireba Tere story twisekere akajya bwabifungura wisekere ibintu genzi kari show noneho je nagira ngo mbabwire yuko iyi ari Tere story live guhera ubu ngubu ewana mujye mumenya mbese nabagira ngo mbanze babwire ngo iyi content ni igiye kuza ya Tere story live none ubu ikora ibintu beze sasa bimeze bite niba jewe ariko hari abantu baramamagaye barambwira ati Felix dukeneye no kujya tugufasha kandi koko nibyo munyeneye n'ubufasha bwanyu iyo niyo nimero iri kuri screen yawe niyanjye ewana ubufasha bwawe ndabukeneye uje unahita unamamagara wambwira ati kabisa usunikire n'akantu umwe mwana maraje nkavuga ngabcyura abagome umuntu akaza nkavuga nkakoma amashyi nkabyina kugira ngo ariko intego niyanjye ariko njyewe nizere ko ibintu ari show ku muntu nkurikirana najya nkurikirana pasa shano kwijana ariko byo 5 kuri 5 njyewe zira byose nabisetuye nabikuyeho noneho nibagiwe ko mama yambwiye ngo neke mwana we umva sibyo nari guteka none mwangomesheje ariko nje guteka none ndagaruka muri Tere story twisekere iya nyayo fresh nje noneho ariko none ikintu nababwira no kujyamo mbere na mbere uganda subscribe like share comment ibaba ureba nano ubwo nigeze noza ni safuriya mwana sibyo ngiye kubyoza ariko noneho nizere ko ibintu ari kwasa noneho koze hariya ndaje kabisa